arakoze byagire zavuzwa mu ijuru habarurya munsi mwizuwe buje arakijejwe mwisi yose yazana haleluya arakora Haleluya. Amen. Muzamurese amaboko. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Uyu muvyeyi batubwiye ko bakoreye Imana n'umutware wiwe. Siko kuri? Abakozi b'Imana bari hano. Ni mwahu. Uyu yari umumama w'umukozi w'Imana. Tugeze mu birori nk'ibi. Ibirori nk'ibi abakozi b'Imana. Tureka telefone. Tuherekeze umukozi w'Imana iteka. Semeni amen. Amen. Haleluya. Amen. Tuzamurese amaboko. Bwana sifiwe. Amen. Tuvuge ngo Yesu data nzamukorera ndacogo. Yesu data ujanza. Oh, mazinirimo.
bazahora bamurinda. Tuzamureka amaboko. Sifa kwabo. Abakorana urukundo bo nibo bazahora bamuhimbaza. Ubwo abakristo bazijira bazahimbaza. Bazahimbaza. Tufatanye tuzaririmba bazahora bazahora ugaba Kristo Hallelujah. Hallelujah. Nyirandangwa Elizabeth w'umuryango w'abapfizi mu nzu y'abaheto. Se yitwaga Urengero, nyina yitwaga Nyatsara. Yavutse mu mwaka w'1930 muri RDC ariyo Zaire muri province ya Sud Kivu, territoire ya Uvira ahitwa Kuchito muri sheferi Bavira. Uwo bashakanye yitwaga Pasteur Mushambaro Andrea mu mwaka w'1953. Aho bashakaniye aho hitwaga kwibarabara mu karere ka Gogogo muri secteur ya Tanganyika, groupement ya Barara Nord muri territoire ya Fizi. Imibereho ya Gikristo, yabatijwe mu mazi menshi mu mwaka w'1950 na pasiteri witwaga Elia Misabiko wo mu bwoko bw'Ababembe muri Kadeza. Icyo gihe umwarimu we w'ikanisa yasengeragamo icyo gihe yitwaga Kitenge Samuel aza gusimburwa na Kanjogoro. Yaje guhindura ikanisa baja muri Sepak yitwaga Sepeza kugeza mu mwaka w'1995. Ari naryo torero baherewemo inshingano z'ubushumba w'ikanisa. Icyo gihe atumwa ahitwa mu Ngoma kuja gukora ari umwarimu ku mpamvu z'ubugwaneza n'ituze. Hariho amakimbirane, atumwa kuja guhagararira ayo makimbirane kugeza akemutse. Uwo bashakanye yitabye Imana mu mwaka w'1990 mu kwezi kwa karindwi. Mu mwaka w'1995 arimuka arabunga babungira ahitwa Itongwe, ahindura ishengero. Icyo gihe aja muri Serupa kuko bari barimutse bava aho bari hategereye ishengero. Mu mwaka w'2015 kugeza 2018 yasengera muri Bomberge, nabwo yari yarimutse aho yari ari kubera ko yajanye n'abana aho yashika bagasengera aho ngaho. Mu mwaka w'2025 yasengeye muri Gilgal Church ariho yitabiye Imana. Imirimo yakoze, yabaye umudandaza ari n'ubuhinzi, byose yarabikora abifitiye ubumenyi kuwabyigiye, kandi abikora neza, arabitunganya agifite imbaraga, afatanije n'umutware umurimo w'ubwungeri n'ishengero. Ibyamurangaga, yarangwaga n'urukundo, kwakira abashitsi, ibyishimo
gukunda gusenga cyane, guterana n'abera, gusabana, gutera urwenya cyangwa se gusetsa abantu. Yagiraga ubwenge bwitonze kandi yamenyaga abantu uburambuye. No mu gihe yari afite intege nke z'umubiri, yakomeje gutanga icyacumi. Uwahezagirwaga akamuha yakora icyo yiyemeje, agatanga icyacumi mu ishengero. Abamukomokamo yabyaye abana 13, abahungu 9 n'abakobwa 4. Muri bo abamubanjirije ni 9, hasigaye 4 hamwe n'umutware yari yamubanjirije. Abuzukuru ni 48, abuzukuruza 45. Abantu bose bamukomokamo ni 103. Abamubanjirije ni 12, hasigaye 91. Umubyeyi wacu tumwifurije iruhuko byiza n'umuzuko w'abera. Yitabye Imana afite imyaka 95. Duhaguruke umuntu umwe tumusezera umubyeyi wacu. Bikorewe i Bujumbura ku minsi 14 kwezi kwa 11 2025. Murakoze ujagire. Murakoze cyane. Kuko mubizi cyaduteranyije ngaha guherekeza umubyeyi wacu. Hano hari inzu agiye kuruhukiramo. Rero turashima Imana kuko yadushoboje tukagera hano amahoro. Nta jambo rinini dufite ni ugukomeza kubashimira. Mwagize neza, Imana ibahe. Evangelise io, alleluia, io. Tuzabona batubanjiri, urujya bera iyo. Kadusabe abakozi b'Imana uzaguruke Data wa twese, data ushika hano turongowe na musenyeri wacu tuje imbere mu mihango yo gushingura. Kazi data wa twese, nakubakumwa abantu bemeye mu ijuru tuzabonana nawe. Haleluya, iyo. Data wa twese, nakubakumwa abantu bemeye mu ijuru tuzabonana nawe. Iyo. Wasashimwe cyane. Igituma twashimira Imana twagize hariya mu rusengero tugitinze. Amagambo abiri tuvuga mbere yaho umubyeyi wacu yinjira mu nzu yiwe kuko bamaze kubivuga. Ijambo rya mbere turasoma mu gitabo cy'Ishuri Yohana 14:13 avuga ngo numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, ariko uti uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Umwami wacu umwuka nawe aravuga ati ngo baruhuke imihati yabo, kuko imirimo yabo ijanye nabo ibakurikiye. Amen. Itangazo ryari ryo, itangazo ry'ijuru. Mu ijuru baratangaje, ijwi ryandika itangazo, umwuka wera arasinya
nibyo tugenderaho kandi turabizi ko ari iby'ukuri. Yesu ashimwe. Ngo yumve ijwi rivugira mu ibyavuzwe n'iryo jwi niko kuri. Ngo barahiriwe amahirwe kubapfa ariko bapfira mu Mwami. Yesu ashimwe. Twese amahirwe tuzopfire mu Mwami. Umwuka wera nawe baravuga, arikiriza avuga ngo ye turagumana nacyo cyo gihe turangiye izo gukora cyose birahariya. Ikindi kintu gikomeye cyane muri bene uyu mwanya nicyo tureberamo niko bigenda. Yesu ashimwe. Ndakigumana kugeza turangije itahana dosubira gitore y'inenge kuvuga ubutumwa bwo. Haleluya. Uhahirwa. Umwuka wera navuga ngo ujyojwe ngo rivuge. Umwuka wera navuga ngo ye arabyikiriza. Tuzamurira Imana icyubahiro twese. Haleluya. Pastor Etienne umva yavuze ijwi ryari rivuze ngo hahirwa abapfa bene aba bapfuye ariko bagapfira mu Mwami. Ntimwashinze intare. Iki kintu nacyo kibahumuriza kandi nicyo twifuza ko twese ijambo ryacu rya nyuma bizoba na ryari intare. Haleluya. Umwuka aravuga ngo ye nishu barahiriwe abo. Umwuka wera yongera ikindi kintu ngo kuko imirimo yabo ijanye nabo irakurikira. Zokurikirwa n'imirimo myiza bene data mwese. Nicyo mbifurije mu izina rya Yesu. N'uyu mubyeyi babivuze neza dusanga ajanye n'imirimo yiwe ijanye nawe mukurikiye. Kandi Imana iguhe uko tudashira kwera. Warakoze. Namwe mwese buri muntu wese yifuze uzorangiza gutya bavuga imirimo yiwe myiza igiye imuherekeje. Hari agiye kuja rero. Mureke muhumve naho. Abantu benshi ntibazi icyo twaje gukora hano. Twatuvuye twese ngo tuvuye ku muhanda kugira ngo werekeza siko Bibiliya ivuga yavuze. Ngiye kubisoma. Imana ishimwe. Bibiliya yarabivuze byose twatuvuga uko Bibiliya ivuga turaba Bibiliya. Mu gitabo cya Abakorinto ba mbere 15 no ku murongo 15 no ku murongo wa 35. Reka bariho tutangirira. Ariko bamwe babaza bati abapfuye bazurwa bate kandi bazaba bafite umubiri umeze gute? 35 bavuga ngo wamupfuye icyo biba ntikiba kizima kitabanje gupfa kandi icyo biba ntikiba gifite umubiri kizogira hanyuma kizutse hanyuma cyapfuye cyahambwe. Suko ariko Imana nasimbye 37 kandi icyo biba ntikiba gifite umubiri kizogera hanyuma ahubwo ubiba akabuto ubwako kenda kabe ishaka cyangwa akandi kabuto. Ariko Imana igaha umubiri nk'uko yawukageneye kandi akabuto kose igaha umubiri wako ukwako. Bikavuga iby'inyama n'ibindi 42 no kuzuka kw'abapfuye niko kuri. Umubiri ubibwa uwo kubora ukazazurwa ari wo kutabora. Ubibwa ufite igisuzuguriro ukazazurwa ufite ubwiza. Ubibwa utagira intege ukazazurwa ufite imbaraga. Ubibwa ari umubiri wakavukire ukazazurwa ari umubiri w'umwuka. Niba hariho umubiri wakavukire hariho umubiri w'umwuka. Amen. Umva rero icyo cyatuzanye hano twaje kubiba nuzuye amarira ibyishimo gusa Imana
mukiza we nusu y'amarira ibyishimo ngushimene mukiza we nusu y'amarira ibyishimo ndirimene mukiza we nusu y'amarira ibyishimo yanyomoshe amavuta y'igiciro cyinshi yamfute inguma zose nari mfite yanyomoshe amavuta y'igiciro cyinshi yamfute inguma zose nari mfite nanjye ndi mubo yanyuze mbabaye angirira ibanga n'urukundo aranyomora arankiza ishuye imyenda yanjye yose nanjye ndi mubo yanyuze mbabaye angirira ibanga n'urukundo aranyomora arankiza ishuye imyenda yanjye yose batandukanye abicaye mwese muzamuke kugira ngo tumusezere tubonagure abatashe gushika hano muzaguruke tubonagure bashobora gusubira mu bibanza n'ikibazo nibyo byiza mwakoze muzagire abadufasha hano mukomeze ibikorwa imwe batandukanye abishwe n'urugo bose bazabonanira mwe abishwe n'urugo twagomba gusaba uwo yazanye ishurwe kugira ngo babishyire ku rutonde amana yaduharira awe wowe akibifise mu modoka